Yesu ashimwe. Ubwo nyine murasubiza muti ahimbazwe, si byose? Turacyari mu bihe bya Pasika, kandi rwose ibihe bikwiye kuzatubera ingirakamaro, tukaganira ku rupfu rwa Yesu, icyo rusobanura, icyo rutumariye, hanyuma n'umuzuko wa Yesu icyo tumariye, icyo bisobanura n'icyo bitumariye. Reka tugende no tuvuge tuti hari inkuru ivugwa muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 52 na 53 itangaje. Tukunda turigisha tukavuga ku rupfu rwa Yesu, ku byabaye igihe yarapfuye, iyo tukayivugaho twihuta kubera ko tutazi uburyo turi buze kuyisobanura. Niba tubaza abakirisitu cyangwa abandi bantu batari abakirisitu bataramenya ibya Yesu. Matayo 27 igice cya 22 53 ngo umwami Yesu amaze guca, igihe yarabambwe, umwuka uheze, nuvuga ngo umwuka umusohotsemo, Yesu asohotse mu mubiri, avuye mu mubiri, hari ibintu bivugwa byabaye. Hari kimwe gisobanurwa neza n'uyu munsi wa none, abantu benshi abavuga butumwa abigisha ibya Yesu by'Imana barabisobanura ngo umwenda rukingiriza ahera cyane mu rusengero watabutsemo kabiri, warukingirije nako ahera cyane. N'igisobanuro kirahari, yewe gisobanurwa neza cyane n'abakozi b'Imana bahawe impano Imana yahaye impano yo kuvuga ibya Yesu. Ariko hari ku murongo wa 52 ikindi cyabaye tuvuga twitambukira tukanga kugitindaho, ariko uyu munsi ndabitindaho. Ngo imva, nuvuga ngo bituro muri Yerusalemu, reka mvuge ngo ni n'ahandi byari biriwe muri icyo gihugu, ibituro, ariko ibitangwaho ubuhamya. Ibituro nuvuga ngo imva za hariya i Yerusalemu na hafi yaho byarafungutse, kuko byari mu ntare z'amabuye. Hari i Yerusalemu hari amabuye menshi cyane hariya n'ahaturanye haho n'ubutaka buhaturaniye, bahambaga rero mu ntare z'amabuye, ngo zarafungutse pe. Kandi iza vuba zari zirimo imirambo, bagiye kuyabona nta mirambo ihari, babona nta magufwa ahari. Kubera iki? Umurongo wa 53 ngo kubera yuko mu by'ukuri hari ikintu cyabaye, kandi cyabaye Yesu amaze kuva mu mubiri. Icyo kintu rero kiraza kumenyekana nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 Yesu amaze kuzuka, nuvuga ngo yerekanywe ko ari muzima. Ba bantu nabo babaga muri bya bituro byafungutse, byari bizwi, habagamo imibiri ku bari batarahinduka umukungugu cyangwa se ivu, ariko hari n'abari amagufwa yarahari, biraterwa n'igihe bari bamazemo, kubera yuko byari bitarahinduka amavu. Ariko n'ahari hari ibituro cyangwa se imva, bakaba babizetse ngo imva yari akanaka, yari umuhanuzi kanaka, yari umukiranutsi kanaka, byarafungutse. Bifungutse, abantu batuye i Yerusalemu barabimenya, bajya kureba, baraperereza, basanga ya magufwa ntayarimo, ya mirambo ntayirimo, ya mavu cyangwa se wa mukungugu ntawe ukirimo. Birarangaye, bibaza ibyo ari byo.
ubwo ku munsi Yesu nawe umurambo we urahambwa, ku munsi wa gatatu inguru irazakara ngo Yesu yazutse, ntawe ukiri mu gituro, umurambo we nawe uri mu gituro, ariko n'ubundi atari mu gituro. Abandi bati gusa se ni Yesu gusa se, ahubwo n'abantu ibituro nabyo by'i Yerusalemu byarafungutse, none nibite ibyo bintu bisobanura iki? Ahubwo Imana itegeka ko bagaragara ko ari bazima nabo, ni ukuvuga ngo bagaragara mu buryo bw'ubuzuke, kugaragara ko ari bazima ni ukuvuga ngo bagaragajwe ko nabo bazukanye na Yesu mu by'ukuri, yaba yategetse, Imana yategetse, umwami Yesu yategetse ko bamugaragira bazuka, kugira ngo bihamye umuzuko we, nuko nabo bakiranutsi, abo bahanuzi nka ba Simewoni, Hana n'abandi benshi cyane, imirambo yabo yari kirimo mu mva, cyangwa se uko biri kose byarabaye. Iyo ni inkuru nayo iratangaje, kandi niyo kuzana umunezero, niyo kugira ngo igihamya ko tuzazurwa, tuzagaragara ko turi bazima ba Yesu, abapfiriye muri Yesu, iboneke aho ngaho ko Yesu hari abo yashimye ko bazurwa igihe azura nako, nguko baba we yamuzuye nawe arabazura. Haleluya. Kugira ngo babonwe n'abantu, barabonetse rero, ngo bagiye babonekera abantu benshi muri Yerusalemu, bamwe babonekera bari mu nzira, abandi babonekera bari mu mago yabo. Abo babonekewe rero babonekerwa n'abo bakiranutsi bapfuye kera, n'abo bahanuzi bapfuye kera, bababonekeye kugira ngo bajye kuvuga iyo nkuru, kandi bababonye bazutse, bababonye ari bazima, kubera ko n'ubundi bari basanzwe ari bazima. Ariko habaho icyo nakwita mu cyongereza phenomenon, cyangwa mu gifaransa phénomène, yo nkiyabaye kuri Yesu, bagaragara ko mu by'ukuri bazuwe, mu by'ukuri bari kumwe n'abamarayika bagaragiye Yesu, kuko iriya minsi yose Yesu ntiyabaga ari wenyine, umwami ntabwo aba ari wenyine, aba agaragiwe n'ukuvuga ngo ashorewe ari kumwe n'abantu benshi cyane b'ibyegera bye. Abo ngabo rero nabo bari mu mubare w'ibyegera bye, kandi bagaragariye abantu i Yerusalemu ko ari bazima. Iyo nkuru irasakara hose, bati ntabwo ari Yesu gusa wenyine wazuze, ahubwo n'abakiranutsi bapfiriye mu bukiranutsi bubaha Imana, abahanuzi, ibituro byabo byarafungutse ejo bundi, none uyu munsi babonetse. Muri ya minsi 40 habaye ibintu by'ibitangaza cyane muri Yerusalemu, muri Yudaya hariya wenda muri Galilaya buriya byagezeyo. Habaye kubonekerwa cyane, kubonekerwa n'umwami Yesu Kristo, wabonekeye abasaga 500. None hari n'abahanuzi tutazi amazina yabo, n'abakiranutsi nabo bapfuye kera babonetse ko ari bazima. Bari urumva ko Yesu afite umucyo mwinshi cyane, ariko yagiye abererekera gato kugira ngo nabo ngabo baboneke, kuko bamugaragiye. Buriya ntihabuze n'abamarayika nabo babonekeye abantu muri biriya bihe bya Pasika, muri ya minsi 40, kugira ngo kuba muri Yesu, kuba icyaremwe gishya muri Yesu bimenyekane ko ari ikintu cyiza cyane gikomeye, ko ari ubumana, ni ukwinjira mu Mana, ni Imana iba yakwinjiyemo, ubumana bwakwinjiyemo. Ubumana rero ntibupfa, Imana ishimwe cyane. Ahubwo iyo umuntu yapfuye ku buryo bw'umubiri, ni umubiri wapfuye nyine, ariko umuntu ni muzima, Imana ibasha kumwerekana. Rero Yesu yagaragajwe na Vabowe, nanone mbyita kwigaragaza,
hanyuma agaragaza n'abamugaragiye mu bari barapfuye mbere ye. Buriya na Yohana Umubatiza ntiyabuze kugaragara, kuko nawe yari amaze umwaka umwe gusa bamwishe, abanyabyaha bamwishe, bamuziza gukiranuka, bamuziza ubumana bumurimo, ariko yari muzima nawe yagaragaye. N'uvuga ngo n'abapfuye kera buriya nabo batari bake baragaragajwe, kuko ngo igituro cya Dawudi cyari gihari. Ibituro n'uvuga ngo imva nyinshi z'abantu b'abakiranutsi zari zihari, barazizeho ibimenyetso ko iyi ngiyi ni imva ya kanaka, kiriya ni igituro cya kanaka mu ntare z'amabuye. Ubwo rero Imana ishimwe ko umuzuko wacu abari muri Yesu Kristo uratangajwe, ko turawutegereje. Nuvuga ngo igihe cyose Yesu yashaka yakwerekana abantu bamwe ko ari bazima, navuga ngo akabaho umuzuko, akabereka abakiri kuri iyi si. Umuzuko wumvikana kubera ko hari abantu babonekeye, babonye umuntu wapfuye ku buryo bw'umubiri, kandi bakamubona ari muzima, akanabavugisha, kandi bakaba banamukoraho nka Tomasi yavuze ati nagukoraho, undi ati ngoraho. Niko Tomasi yabwiye Yesu. nta nubwo yabimubwiye ahubwo neza amubwiye ati Tomasi we ndabona wowe uri bunyurwa ruko unkozeho. Nubwo ari mu buryo bw'ubundi buzima bw'ubumana, Yesu yigaragaje mu mubiri ubasha gukorwaho, kandi akabasha no kurya umutsima, akabasha no kurya isamaki, ariko kumwe n'intumwa ze, kandi yarazutse. Ibyo byarabaye bari kumwe i Yerusalemu mu nzu, kandi byanabaye bagiye kuroba ku nyanja cyangwa se ku kiyaga cy'Tiberiyadi cy'i Galilaya, asangira bakajya bumirwa neza bakamureba bakumirwa. Nuko abakundisha ubwo buzima bushyashya arimo, kugira ngo nabo babukunde babuharanire. Nawe rero mwene Yesu ukunda ubwo buzima, nawe ndabukundishije, Yesu abukundishije kugira ngo ubuharanire uzabwinjiremo. Nanjye yarabukundishije ngo kubaharanira nkazabwinjiramo. Ndaza gutanga ubuhamya butoya kuri ngewe na Yesu, butoya nyuma y'aka kavideo, kugira ngo wumve gukundishwa ubuzima Yesu arimo n'abera bose barimo bari kumwe nawe, ko ari byo bituma ukiranuka uhirimbanira ku ubukirisitu ubuzima. Kandi n'abatara aba Yesu, abatazi Yesu, batari abakirisitu nyakuri, batanazi n'ibyo ari byo ko bavukiye mu mico itari ya gikirisitu, nabo iyi nkuru mukenewe kuyibwirwa n'ababizi, n'ababisobanukiwe, n'ababikunda, n'abakirisitu nyakuri, kugira ngo mubikunde kumenyana na Yesu, kuza gushakisha ukuntu mwamenya Yesu. Aho muri mushobora gupfukama mukamuhamagara muti ndashaka ko ubimijurira, nkamenya ibyanditse byera, nkamenya Bibiliya neza, nkayikunda ibirimo, kandi abasha no guhishura umuntu uri busange w'umukirisitu, kugira ngo arusheho gufatanya nawe kugusobanurira, nk'uko ba Petero bamukurikiye akarushaho kubasobanurira, nk'uko abandi bantu Petero yabwirije bakurikiye Petero ngo arusheho kubasobanurira, cyangwa Yohani bakarushaho kumukurikira ngo basobanurire. Niko nawe ukeneye undi muntu wa Yesu kugira ngo nyakuri, ariko kugira ngo arusheho kugusobanurira ibyo nawe uri gusobanukirwa muri Bibiliya yawe, cyangwa mu gihe usenga n'igihe utekereza kuri Yesu. Haleluya. Komera rero abari muri Yesu, turahishiwe ibintu byiza cyane. Dukomere ku iryo sezerano twahawe ko nituva mu mubiri tuzagaragazwa ko n'ubundi burya twari bazima kuva umunsi twemerewe Yesu. Hanyuma hari igihe tuzerekanwa, Yesu akatwerekana ko turabazuke, ko turi bazima mu buryo bw'Imana, abo muri iyi si bakabibona, nk'uko n'abariya nabo berekanywe ko ari bazima
ku munsi wa gatatu muri ya minsi 40 bakagaragariza abantu benshi bakabonekerwa bakaberekwa ariko Yesu we nakarusho kuko ari umwami wabo, ari umwami wacu, ari umwana w'Imana w'ikinege waje kudishira ibya baba we yanasangiye nabo imwe cyangwa ebyiri cyangwa zisaga. Yesu ashimwe. Dukomere rero tuganire ku bya Pasika, ku rupfu rw'umwami Yesu, hanyuma cyane cyane ku muzuko we tuhatinda tuhaganireho kugira ngo tubikundishe n'abandi benshi ibya Yesu. Haleluya, amen.